aho muri hagiye hatandukanye nibyo agaciro gakomeye kuba mwahisemo kubana na Patches TV muri kano kanya by'umwihariko mu kiganiro Business Today. Ariko uyu munsi reka mbibutse ko turi kwa gatatu, no munsi rero turi buze kuba tugenda tuganira ku bintu bitandukanye, ariko nizere ndashidikanya ko aho muri hatandukanye imvura itababujije gukomeza gukora imirimo yanyu nk'ibisanzwe. Nitwa Kubwimana David, ninge mujye kwana muri kino kiganiro, ariko ntabwo nza kuba ndi njyenyine, ahubwo ndaza kuba ndi kumwe n'umutumirwa. Uyu munsi rero muze kutwemerera duhindure ingingo ho gatoya, nanone twerekere aho ubuzima bwacu nk'abantu bushobora kuganisha, ariko ari heza hashobora kuduteza imbere ndetse hashobora no kutuzanira ibyiza gusa. Uyu munsi rero ndaza kuba ndi kumwe na Gashugi Andere, akaba ari umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa muri RNIT Iterambere Fund. Niwe turi buze kuba tubana muri kino kiganiro. Tubaye ikaze muri za Patches TV. Murakoze cyane David. Yego. Hari abantu bababonye bwa mbere, wenda nge nshobora kuba navuze ko muri abayobozi bashinzwe ibikorwa nyine mu kigo RNIT Iterambere Fund, ariko mu by'ukuri hari ubundi buryo mushaka kwibwira abantu badukurikiye muri kano kanya? Babibabwiye, nitwa Andre Gashugi, nkaba nkora mu kigo cyitwa Rwanda National Investment Trust, mu magambo ahinnye bakita RNIT. RNIT kikaba aricyo kigega gishinzwe gucunga Iterambere Fund. Wenda ubwo turaza kugira umwanya wo gusobanura neza Iterambere Fund ndetse n'iby'icyo kigo uko gikora. Nibyo riko bimeze. Tugiye kugaruka tuganira ku bijyanye n'imikorere y'ikigega RNIT Iterambere Fund, aho turi buze kugenda tugaruka kuri byinshi bitandukanye nyine, ariko reka noneho dutangire mu by'ukuri ku bantu badukurikiye. Ubundi mwasobanura mute RNIT Iterambere Fund? Iki kigega mwagisobanura mute abantu, gikora ibiki muri rusange? Urakoze. Wenda ngiye mu mvo n'imvano y'ikigega Iterambere Fund. RNIT nk'uko nari ndangije kuvuga nk'ikigo nkorera cyashinzwe na Leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, kubera gahunda ya Leta yo gushishikariza Abanyarwanda kugira umuco wo kwizigamira no gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane. Nyuma y'uko Leta yacu ibonye ko ari byiza y'uko Abanyarwanda bakomeza kwigishwa no gushishikarizwa kwizigamira, hashinzwe ikigo cyitwa RNIT, kigakora noneho kigategura uburyo abantu bashobora kujya bizigamiramo, noneho amafaranga bizigamiye bagashobora kuba bayabonamo inyungu kurusha ubundi buryo bwari busanzwe bwo kwizigamira ku isoko y'imari. Rero nibwo hashingwaga icyo kigo cya RNIT. Kirangije RNIT gitegura ikigega cyitwa Iterambere Fund. Yego. Rero iki kigega Iterambere Fund cyatangiye mu mwaka wa 2016 ubwo bwa mbere cyagiye hanze, gitangijwe n'uwari umuyobozi na Minisitiri w'Intebe w'icyo gihe. Kubera nyine nari nivuze ko ari gahunda ya Leta yo guteza imbere, yo gushishikariza Abanyarwanda kugira umuco wo kwizigamira no gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane. Icyo kigega ubu urumva ko kimaze hafi imyaka 6. Cyatangiye nta kintu kirimo. Yego. Kubera ko ikigega cyagomba kubamo amafaranga ari uko abantu bayashizemo. Rero ubu kigega kaba kigeze kure, kiba gifite amafaranga arenga miliyoni 23, hafi 24, aho abantu bagiye bizigamira amafaranga yabo buhoro muri icyo kigega. Birumvikana neza. Abantu badukurikiye bashobora kuza kubyitiranya wenda n'ibindi bigo by'imari runaka abantu basanzwe bazi, byaba bitandukaniye? Yego. Iki kigega ni ikigega bita ikigega cy'abantu bishize hamwe. Mu Cyongereza bagita unit trust.
cyangwa collective investment scheme. Muri collective investment scheme habamo ubwoko bwinshi, ni ibigega by'abantu bishize hamwe bagashiramo ahantu amafaranga yabo, noneho bagacungwa n'abantu b'inzobere. Abo bantu b'inzobere bagashakaho ayo mafaranga bayashora kugira ngo abantu bizigamiye amafaranga yabo bashobore kubona inyungu nyinshi kurusha uko bari basanzwe babona, kubera ko hari abantu basanzwe bizigamira bakayashyira mu mabanki. Nabyo ni byiza, ariko hagombaga kubaho n'ubundi buryo abantu bashobora gufata ubwizigame bwabo bakayashyira mu kigega nk'iki ngiki, noneho bagashobora kubona inyungu irusta iyo bari basanzwe babona. Rero ibyo bigatera bigaha imbaraga cyangwa courage y'umugani ko Abanyarwanda bakunda kuvuga courage, kugira ngo abantu bagire umuco wo kwizigamira, ariko hamwe n'uko bizigamira babone n'agatubutse. Birasobanutse neza. Hanyuma ese haba hari abantu runaka cyashyiriweho cyangwa se n'abantu bose muri rusange, tutitaye ku myaka umuntu afite cyangwa se tutitaye ku kuba umuntu ari umunyarwanda cyangwa se ari umunyamahanga? Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Iki kigega cyashyiriweho abantu bose, ari ibigo, ari abantu ku giti cyabo, ari ibimina, ari amakoperative, hari n'abantu mu kigo nk'iki cyanyu mukorera cya purchase. Mushobora kuvuga ati abakozi bacu buri gihe buri kwezi bazajya bizigamira mu kigega, cyangwa twari dusanzwe dufite agakese solidarite ko gufashanya, noneho amafaranga azajya asaguka tuzajya tuyabika iwanyu. Ibyo byose birakorwa, ntawe duheza, ntawe usubira inyuma, abantu bose turabafata. kandi wari uvuze no ku myaka ko n'ubu ngubu n'abana ushobora gufata abana bawe ukaba wabazigamira. Nkunda kubivuga mvuga ngo aho gufata umwana ukajya kumugurira ice cream ukamugurira bombo, wajya ufata buri kwezi ukagira amafaranga ari 5,000 ari 10 ari 20, ukajya uvuga ati umwana wanjye ya mabombo yakagwisha amenyo ngiye kuyabyazamo umusaruro njye muzigamira kugeza igihe umwana azakurira akazagira ahageze, kugira ngo uzabe hari icyo wamuteganyirije mu gihe cyo azaba yagejeje imyaka y'ubukure. Uvuze ikintu cyiza kuba umuntu yazigamira umwana, nibyo. Ariko se ku muntu wenda dukurikiye koko arifuza kujya muri RNIT Iterambere Fund, biraza kumusaba amafaranga ngahe kugira ngo wenda abashe kuba nawe yakinjira muri icyo kigega wenda atangira abitse? Ni ikibazo cyiza. Ubundi nkuko nakubwiye yuko ari ikigega cyatangijwe na leta, bitandukanye n'ibindi bigo biba bikora ubucuruzi. Twebwe amafaranga makeya ni 2,000. Ni 2,000. Impamvu twagize 2,000 ni kugira ngo tutagira uwo duheza, ni kugira ngo buri muntu wese abe yatangira kwiga kugira umuco wo kwizigamira. Twatekereza ko n'umuntu wawuhembwa make, ari abantu baba bavuga duhembwa make, abantu bakora mu ngo, abantu bakora ari abanyonzi, ari abaede, abo bantu bose ukaba bavuga ati ibyo ari byo byose ntabwo yabura 2,000 kube yatangira kwizigamira. Rero kutangiza kwizigamira mu kigega Iterambere Fund ni 2,000. 2,000 urumva ko amafaranga makeya, umuntu wari we wese ushatse yajyamo bitamugoye. Noneho umuntu akayashiramo uko ashaka. Ushaka buri kwezi, ushaka buri cyumweru, ushaka ku munsi ugashiramo 3, ushaka mu kwezi ugashiramo 5, ushaka ibyo ngibyo nta kibazo rwose. Twebwe turabyemerewe,
turabyemera nta kibazo biduteye. Urakoze cyane. Reka nibutse abantu badukurikiye ko turi buze gusangira ibitekerezo muri kino kiganiro. Ese urifuza kujya mu kigega RNIT Iterambere Fund, mu by'ukuri ushobora guhera ku 2000 hanyuma ukaba wazigamira abana bawe nawe ubwawe. Erega burya nta wamenya ibyahazaza uba uri kugenda wicira akabando k'imisi. Tuzaza gusangira ibitekerezo muri kino kiganiro. Telefone muri kwibona aho ngaho kuri screen zanyu, niyo muri buze guhamagaraho, kimwe nuko muri buze kuyandikaho ubutumwa bugufi mwamunyuze kuri SMS isanzwe cyangwa se kuri WhatsApp. Turaza kugenda dusoma ubutumwa bwanyu. Reka mbibutse ko turi kumwe na Andre Gashugi, akaba ari umukozi nyine w'ikiga RNIT Iterambere Fund, niwe turi kujya tuganira kuri uyu munsi, akaba ashinzwe ibikorwa muri RNIT Iterambere Fund. Ariko bwana Andre wakomoje ko kuba umuntu ashaka gushyiramo 2000, ariko akenshi abantu twumvise ngo kwinvestira cyangwa se gushyira amafaranga ahantu, burya tunatekereza naho tuzungukira. Wa muntu washyizemo ya mafaranga aba afite uburenganzira bwo kuyakuramo igihe cyose ashakiye. Ese mu gihe yayashyizemo haba hari indi nyungu runaka ishobora kumugarukira? Ubundi kubera ko ari no kwizigamira, dushishikariza abantu kudahita bayavanamo ku kanya, kubera ko ni nko gufata imbuto yawe ukayitera mu murima maze ejo ukagenda ukajya kuyivanamo. Urumva ntacyo byaba bikumariye. Yego. Rero dushishikariza abantu gufata akanya bakayarekeramo kugira ngo babyarire inyungu. Ubundi iyo umuntu ashizemo amafaranga hariya tuhita tuyamubariramo imigabane. Noneho umugabane wacu ku munsi ugenda wunguka, ugenda wiyongera. Nk'ubwo nakubwiye, tugitangira umugabane umwe wari ku mafaranga 100. Uyu munsi umugabane ugeze ku 183 n'ibice. Yego. Ukuvuga ngo iwa mugabane ugiye kwikubamo kabiri. Ugiye kwikubamo kabiri. Bivuga ngo umuntu wagiye ushiramo amafaranga mu kigega Iterambere Fund kuva twatangira, igihe yayashiriyemo, uyu munsi niba yashizemo 100,000 afitemo 183. Niba yashizemo miliyoni ubu afitemo 1,800,000. Yego. Niba yashizemo 10,000,000 afitemo 18,000,000. Yego. Urabyumva ariko? Yego. Rero bifitemo inyungu nyinshi ku buryo iyo ni ya mbere. Ya kabiri, kuba yayavanamo wari ukibajije n'amafaranga yawe. Yego. Ni uburenganzira. Ni uburenganzira. Nubwo tuba tutagushishikariza ko wahita uyavanamo, ariko ntabwo waba wagize ibyago, waba wagize ikibazo runaka, amafaranga yoye kukugoboka. So yari amafaranga n'amafaranga uba warazigamye ukayashora kugira ngo yunguke, ariko ufite n'intego yuko mu gihe waba ufite impamvu, waba ufite icyo ushaka gukora kindi, ayo mafaranga yakugoboka. Rero ayo mafaranga uba ufite uburenganzira bwo kuba wayasaba ukayahabwa. Ubundi ukayahabwa n'inyungu yayo. Ushobora kuyasaba yose, ushobora gusaba igice cyayo, ushobora kuyasaba uko ushaka. Niba ari 10,000 wari ufitemo, niba ari 1,010,000 wari ufitemo, ushobora kwaka 2, ushobora kwaka 3, ushobora kwaka 5, ushobora kwaka yose bijyanye nuko wowe ubishaka n'icyo ugiye gukemura. N'impamvu uyashakira. N'impamvu nubwo tuyikubaza yewe, ntabwo tuyikubaza ko buba ari uburenganzira bwawe. Yego. Mukanyenda turaza kugaruka turebera hamwe ku muntu wenda ukeneye kwinjira mu kiga RNIT Iterambere Fund uburyo ashobora kubigenza. Bwana Andre yaraza kugenda abidusobanurira uko bigenda, ariko mbere yaho gatoya yaravuze ati ni uburenganzira bwawe kuba wayakuramo, ariko nkamwe nk'abayobozi mushinzwe ibikorwa nyine muri RNIT Iterambere Fund, ubundi mwebwe mwumva nk'umuntu yagakwiye kuyakuramo hashize igihe kingana iki? Ubundi twumvaga ko umuntu aramutse yabikoze akamaramo nk'imyaka 3 ko byamugirira umusaruro kurushaho. Bitavuze ko n'uwamaramo n'amezi 6 n'amezi 3 n'amezi angahe bitamubyarira umusaruro. Ariko twabitekerezaga mu buryo nakubwiraga bw'imbuto umuntu yatera, ugategereza yuko izo mbuto zibyara
zibyara nyinshi. Yego. Zibyara nyinshi. Urabona nk'ubu urazi kiriya cyanditswe kiba mu ivanjiri, ubwo Yezu yabwiraga ko umuntu yari afite imbuto zimwe akazitera akajya kubika noneho wa undi zikabyara undi ati reka irange kubera ko ntashaka yuko zitakara cyangwa zizapfa reka nzibikire. Rero urumva ni nk'ibyo ngibyo. Rero niba ushaka urashora ugategereza yuko ubona inyungu. Yego. Uyu munsi tuvugana mu kigega RNIT Iterambere Fund, wenda urebye abantu akenshi bitabira cyane kukijyamo, mubona ari nk'abantu bari kuri range y'imyaka ingahe? Mu by'ukuri mu Rwanda urubyiruko ni rwo rwinshi. Urebye muri demografi yacu, ukuntu structure, ukuntu yubatse, igihugu cyacu cyubatse, urubyiruko ni rwo rwinshi. N'ubundi urubyiruko rukomeza kuba ari rwo rwinshi ahantu hose. Ni ukuvuga ko urubyiruko ruba rurimo ari abagore ari n'abagabo. Urebye urubyiruko rukomeza kuba ari rwo rwinshi, akazamo nyine n'abantu bo mu byiciro bitandukanye, abakozi nanone bo mu byiciro bitandukanye. Ubwo ngiye gusubiza n'icyo utarumbajije wenda kuzafumbaza, kuko urwego ni urubyiruko, abantu bakora mu kazi kose. Dufitemo abadaso, dufitemo abanyonzi, dufite abantu bacuruza mu isoko, dufite abakozi ba leta, dufite abakozi bakora mu bigo byigenga, dufite bari abamama baba bacuruza mu masoko utuntu dutoya, dufite abakozi b'amabanki, abakozi b'ibigo byigenga, abakozi b'ibigo bya leta. Dufitemo abantu b'ingeri zose, ku buryo buri muntu wese aba ashaka inyungu. Rero niba ushaka inyungu, adresse ni mu kigega Iterambere Fund. Yego. Mukanya turatumikira abadutumye. Dufite ibigega abakozi bakora mu bigo bitandukanye. Yego. Dufitemo abantu bafite ibimina byabo, abantu bo bari mu makoperative. Dufite n'ibigo nyabigo nk'ikigo cya Pachisi, kubera ko mufite amafaranga menshi mwasaguye kuyo bakoresha mu kwishura abakozi ibikoresho, amafaranga yabo yo kuyabika muri banki, bagafata yari amafaranga bakayazana mu kigega Iterambere Fund. Yani nacyo kintu wenda narizi ko uri buze kutubwiraho. Urumva akenshi dushaka kwige kurebera kuri wa muntu umwe waturutse Rusizi cyangwa se waturutse za Nyagatare, akazana amafaranga akayabitsa mu kigega RNIT Iterambere Fund. Ariko nanone hari n'abandi bantu bibigo cyangwa se bakora mu bigo runaka, ku buryo nk'ikigo ubwacyo gishobora kwikorodona kikavuga kiti reka twebwe n'abakozi bacu tujye tujya gutya buri kwezi, tuvuge tutimba umukozi wenda yari guhembwa ibihumbi n'urugero 200, reka tumukureho ibihumbi 10 tumujyanire muri RNIT Iterambere Fund. Murasko tubwira iyo mikorere hagati yanyu ndetse n'ibigo muri rusange, uburyo mushobora gukorana, hanyuma nabo bakaba bashishikarizwa cyangwa se bakaba bahitamo kuzana kuinvestiza mu kigega RNIT Iterambere Fund. Uko dukorana n'ibigo mu buryo bubiri. Dukorana n'ikigo nk'ikigo. Yego. Nk'amafaranga ya Pachisi, apana kuvuga amafaranga ya David n'abakorege oya, amafaranga ya Pachisi muri ayandi bajya bafata bakabahemba bakishyura ibyo baba bakeneye kwishyura. Hari ayandi bashobora kuba bafite abari kuri banke baba badafite muri icyo gihe wenda batarashaka gukoresha. So ayo mafaranga yo tuba tuyafite nka Pachisi. Noneho hari amafaranga tuba dufite y'abakozi ba Pachisi. Noneho ayo mafaranga y'abakozi ba Pachisi bakavuga bati kuri liste de paye, kuri liste tuhemberaho
abakozi bacu David tuzajya tumuvanaho ayangaya ayo wiyemeje kuko nta gahato kaba karimo nukuvuga ngo David wiyemeje 2020 umugenzi wawe Michel yiyemeje 10,000 ubundi Françoise yiyemeje 15,000 none wiriya liste tukorana rero n'ikigo bagafatira amafaranga bakashira kuri konti yacu bakaduhereza yari amaliste yanditseho yari amazina yanyu noneho yari amafaranga yanyu buri muntu wese tukayamushirira kuri konti yiwe kuri konti yiwe uko kwezi gutaha tukayongera kuri konti yawe uko kwezi gutaha tukayongera kuri konti yawe birumvikana mu kanya none turaza kugaruka turebera hamwe uburyo umuntu ashobora kwinjira mu kigega RNIT Iterambere Fund hanyuma kandi turaza no kwakira telefone zanyu ubwo Peter dushyirire telefone ku murongo neza hanyuma tuze kwakira telefone ndetse n'ubutumwa bugufi reka dufate akaruhuko gatoya dutumikira badutumye reka tugaruke mu kanya. Au fur et à mesure que le temps passe, le progrès a toujours besoin d'un rang de lancement. Une onde numérique a pour objectif. Pacis TV mudatenguha mu gutumika iri ku isonga ubu yabaye igisubizo kubifuza kwamamaza no kumenyekanisha ibikorwa byabo by'umwihariko tuributsa imiryango y'abihaye Imana abapadiri ababikira abafurere n'indi miryango cyangwa se ibindi bigo bitandukanye kugana Pacis TV ikabafasha gutambutsa imbona nkubone ibirori byanyu bityo bigakurikiranwa n'abari mu Rwanda hose ndetse no hanze y'u Rwanda bitabaye ngombwa ngo babe bibereye mu birori. Ku bindi bisobanuro mwahamagara nimero mubona kuri ekara zanyu arizo 07 8 8 32 92 56. Mwese muhawe ikaze kuri Pacis TV muri isanga. Muri gahunda ya leta y'ubwishingizi bw'amatungo ikirwa mu bikorwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ibikishije mu kigo cy'ubwishingizi cya Radiant aho bishingira amatungo ni ukuvuga inka z'umukamo guhera ku mezi 3 inka ivutse ingurube z'inzungu guhera ku minsi 30 ingurube ivutse inkoko zitera amagi n'inkoko z'inyama guhera ku minsi 15 umushwi uvutse aho umworozi yishyurira 60% leta ikamwishyurira nkunganire ingana na 40% by'ikiguzi cy'ubwishingizi. Ibyishingirwa indwara zavuwe neza n'izikire impanuka zitandukanye ibyorezo ndetse n'izapfuye zibyara. Igihe itungo ryafashe ubwishingizi ripfuye umworozi yihutira kubimenyesha ako kanya umuveterineri wa Radiant umwegereye veterineri w'umurenge yororeyemo cyangwa agahamagara kuri nimero 1810 na 0788 31 67 97 kugira ngo hakorwe isuzumwa y'icyaryishe. Abaveterineri bashyikiriza ikigo cy'ubwishingizi raporo ikisha itungo iherekejwe n'izindi nyandiko zahawe umworozi igihe yafataga ubwishingizi. Ikigo cy'ubwishingizi nacyo gishingira kuri raporo yakozwe n'abaveterineri umworozi agashumbushwa mu gihe kitarenze iminsi 15. Muri Radiant isezerano ni isezerano. Umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga gasembuye kamwe kuje icyanga kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganiza gin ya Moap, vodka ya Moap Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi Nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moap. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo Kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Mu gihe turi kwitegura umwaka mushya w'amashuri, Rwanda Farm uruganda rukora matera ziramba kandi z'umwimerere tubafitiye matera nziza z'abanyeshuri zibafasha kuruhuka neza, kwiga neza no kubaho neza mu gihe bari mu mashuri.
akarusho ku bafite ibigo by'amashuri tuborohereza mu buryo bwo kwishyura kandi tukanazibagezaho ku bigo byanyu mu gihugu hose. Haranira uburezi busesuye, uryamisha abanyeshuri bawe kuri matera za Rwanda Farm. Rwanda Farm, le paradis du matela. Rwanda Farm, matela nyarwanda. Reka tubahe ikaze mu gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro Business Today hano kuri Patches TV. Ndacyari kumwe na Andre Gashugi akaba ashinzwe ibikorwa muri RNIT Iterambere Fund. Nongeye kuguha ikaze muri za Patches TV mu gice cya kabiri cy'ikiganiro. Yego, mukanya turaje tunyire mu butumwa bw'abantu bagiye batwereza, ariko mbere yaho gatoya turiho tuganira, ariko hari umuntu ushaka ufungwe televiziyo kano kanya, ngira ngo mwamwibutsa ubundi ikiganiro cy'Iterambere Fund ni kigaki. RNIT Iterambere Fund nkuko nari nabisobanuriye abo twari turi kumwe, ni ikigega cyabishize hamwe aho abantu bakusanyiriza hamwe ubwizigame bwabo, maze bigacungwa n'inzobere mu bijyanye na finance n'ishoramari, ayo mafaranga agashobora ku isoko ry'imari n'imigabane kugira ngo ashobore kubyarira inyungu nyinshi ku bantu bashoboye gukusanyiriza hamwe ubwizigame bwabo. Rero ni ikigega cyashizweho na leta y'u Rwanda kugira ngo gishishikarize abantu umuco wo kwizigamira no gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane. Yego. Aha, hanyuma kandi navuga ko buri wese ntabwo ahejwe kujya mu kigega RNIT Iterambere Fund nkuko mwabyumvise nyine, guhera ku 2000 uko ugenda ushyiramo amafaranga yawe, hari uburyo inyungu igenda ikugarukira, siko bimeze. Hanyuma rero ku bantu no bifuza kwinjira muri iki kigega baraza kubigenza bati? Dukorana n'amabanki yose, hafi amabanki yose yo mu Rwanda, kuko nge ndibuka ninjiramo Christian wanyu niwe wamfashe kugira ngo ninjiremo, hashize nanjye nk'amezi 3 gutyo ngiye muri RNIT Iterambere Fund. Mu by'ukuri ubona ko muri ayo mezi 3 maze hari umusaruro ugenda ugaragara. Ikindi kandi nabonye hari uburyo bwo ko umuntu yakoresha mobile money cyane rwose. Tukorana n'amabanki yose, hari abantu baba bashaka kuba bakoresha banki, nabyo ni uburyo twemera. Tugakorana na mobile money, ari MTN mobile money. Umuntu ashatse yanabigerageza aho yaba ari akareba ukora akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 3 8 0 2, hanyuma ugashyiraho urwego, ugashyiramo amafaranga, nyuma ugashyiramo umubare w'ibanga. Akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0 0 0 8 0 0 urwego, ni ukuvuga ngo na 3,800 urwego. No kuri mobile money ya MTN. Yego. Noneho ku bafite Airtel cyangwa Tigo Money, kuri Airtel Money tugira akanyenyeri 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 akanyenyeri 3,800 urwego. Kuba ari kuri Airtel Money akanyenyeri 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 akanyenyeri 3,800 urwego, ugashyiramo amafaranga, maze ugashyiramo pini yawe, wa mubare wawe w'ibanga kugira ngo ushobore kuba wakwizigamira. Ubundi iyo umuntu arangije kubikora gutya, tubona nimero yiwe yakoresheje, noneho tukaba tubahamagara wenda nk'uyu munsi kubera ko amasaha y'akazi ashobora kuba yarenze, ariko nk'ejo abazaba babikoze bose tuzahita tubahamagara, abagerageje kubikora
kugira ngo tubashe kubasaba imyirondoro yabo buri gihe tube twabaha uko bagenda bizigamira. Noneho iyo umuntu amaze kubikora bwa mbere kubera ko tuba dufite imyirondoro ye yose, tugenda tumwoherereza tumubwira ati noneho David ubu ngubu kuri email yawe konti yawe imaze gushirwaho amafaranga yangahe, konti yawe imaze kujyaho yangahe, konti yawe imaze kujyaho ngahe, kandi winjiye ku mugabane ufite agaciro akangaka, uyu munsi umugabane wawe ufite agaciro akangaka. So bikagenda bikwerekana uburyo ugenda wunguka. Bivuze ngo umuntu wese afite uburenganzira bwo gukurikirana akabaza akabahamagara akababaza ati amafaranga yanjye ageze he, bihagaze biti cyane rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kuduhamagara, telefone yacu irahari, uri ukoresha MTN ushobora gukoresha 0787 cyangwa 07 kuri Airtel. Yego, wenda subiremo kuri MTN 07 97 79 nako pardon 07 usubiremo. Yego, 07 yego 07 79 00 207 ya iyo ngiyo ni MTN. Kuri Airtel yego umuntu akoresha 073 yego 073 79 00 207 iyo nayo ni Airtel ushobora kwifashisha winjira nyine mu kiganiro na Iterambere ukababaza amakuru, ukatubaza amakuru. Niba warizigamiye ukaba wenda utarabonye uguhamagara ko wenda ashobora kuba kwibeshya, ukabaza nitwa kanaka, nimero yanjye ya telefone ni iyi ngiyi, narizigamiye, nashaka kumenya konti yanjye ihagaze ite. So ibyo ngibyo nta kibazo. Yego, mbere ko twinjira wenda mu butumwa bugufi gatoya, akabazo k'amatsiko ku muntu navuga ngo ukeneye kujyamo bimusaba kuza ku cyicaro kwiyandikisha cyangwa ashobora no kwiyandikisha akoresheje telefone ye? Ashobora kwiyandikisha akoresha telefone yiwe. Bigenda bite? Ni ibyo navugaga, iyo warangije gushiramo amafaranga mu kigega tuhita tukubaza imyirondoro yawe. Yego, tukakubaza inimero y'irangamuntu yawe, tuhita tukubaza imyirondoro yawe yose. Hari n'abashobora kujya kuri website yacu, kuri website yacu ni www.RNIT.RW. yego, www.rnit.rw. iyo niyo website yacu. hari aho ubigaragaza ko ku muntu ushaka kwizigamira urinjiramo ugashiramo imyirondoro yawe, ariko nanone bigusaba yuko uba washizemo amafaranga kuri bank cyangwa wakoresheje mobile money cyangwa MTN Airtel money. Yego, reka nyine mu butumwa bugufi minota n'ubwa tujyanye. Uyavuze ati mwiriwe neza, ndabasuhuje cyane, mberereye mu majyepfo y'u Rwanda. Ati mbariza umutumwe muri kumwe, ati umuntu afite umuryango w'abantu batanu kandi bashaka kwinjiriramo icyarimwe, ati nabigenza nte? Wenda uzajya uhita ubasubiza kugira ngo twihute. Na biroroshye akoresheje banke. Ubwo buri umwe wese yakwandika amazina ye, abatarakwiza imyaka y'ubukure abo ngabo tubandika mu mazina y'ababyeyi babo. Niba ufite abana batanu, umwana wa mbere twongera kwirangamuntu yawe, twongeraho rimwe, uwa kabiri twongeraho kabiri, uwa gatatu twongeraho gatatu, kugira ngo tugende tubatandukanye. Buri umwe wese bafite amazina ye tukongeraho kugira ngo dushiremo irangamuntu y'umubyeyi we. No kuvuga ngo ayohereje nabwo kuri mobile money ashobora kuyohereza inshuro 5, noneho kwa kundi bamuhamagara agahita avuga ati ayangaya na ya David, ayangaya na Andre, ayangaya na ya kanaka, na ayangaya na ya kanaka, agashobora kubitandukanya. Yego, so rwose nta kibazo biteye. Uyavuze ati mwiriwe neza, ndabasuhuje mbere mu karere ka Nyagatare, Kigali na Iterambere fund akizi cyane, ndetse hari nabo duturanye bakibamo, atari kumumbarize ko ngewe irangamuntu yanjye yambeze, hari ishami bafite Nyagatare ku buryo nabegera bagahita bamfasha bitangoye.
irangamuntu rye ngo yageze ngo yaratakaye ubwo no kujya mu kigo gishinzwe irangamuntu. Okay, uyu yavuze ati ndabakurikiye cyane ni kwa Jean Claude mbere mu karere ka Musanze turi kumwe mu kiganiro mbariza umutumirwa ati abantu benshi bagarutse ku mashami, hari amashami mufite hirya no hino mu gihugu? Amashami cyangwa bisaba kuza i Kigali? nta mpamvu yo kuza i Kigali, nta mpamvu y'ishami kubera ko amafaranga yacu anyura muri banki. Nta mukozi wacu wakira amafaranga, icyo ni kimwe. Icya kabiri, amafaranga atanyuze muri banki anyura kuri mobile money cyangwa kuri Airtel money. Rero naho ngaho nta mpamvu y'amashami. Ikindi ushobora kutelefona uje aho dukorera mu mujyi wa Kigali. Ibiro byacu biri mu nzu ikoreramo na Koje Bank mu mujyi wa Kigali, mu biro bikuru bya Koje Bank. Naho natwe ibiro bikuru byacu bikorera kuri etage ya 6. Umwanya wari wose uze wahatubona. Rero ushaka kumenya amakuru yawe ushobora gukoresha telefone, ushobora gukoresha email, ushobora gukoresha kuza, nabyo nta kibazo. Amakuru yawe urayabona nta kibazo kugira ngo ushobore kubona amakuru yajyanye n'ubwizigame bwawe mu kigega Iterambere Fund. Iminota yo yatujyanye, reka wenda tuzagira umwanya uhagije wo kugenda tugirana ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko wenda nk'ijambo wageza ku bantu bifuza kujya mu kigega RNIT Iterambere Fund, nta kibazo, umwanya ni uwanyu mu by'ukuri, kugira ngo na wa muntu waba wari ufite gushidikanya kujyamo nawe wenda ugira icyo wamubwira mu by'ukuri abashe kuba yajyamo yemye. Ikigega Iterambere Fund ni ikigega cyashizwe na leta, kandi kugira ngo gifashe abantu umuco wo kwizigamira no gushora imari ku buryo gitanga umutekano, amafaranga yagiyemo abacuruzwe neza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, agira inyungu nyinshi. Mu myaka yose, imyaka itambutse twagiye tugira inyungu ya arenga 11% ku buryo udashobora kuyabona ari muri banki cyangwa ubundi buryo bwari busanzwe abantu bakoreshaga bafata ubwizigame bwabo. Amafaranga 11% n'amafaranga menshi David, ku buryo udashobora kupfa kuyabona ahandi. Ikindi cya gatatu ni uburyo bw'uko amafaranga wizigamiye ushobora kuyabona mu gihe waba uyakeneye kugira ngo ashobore kukemurira ikibazo. Rero turabashishikariza abantu bose abakurikiye ikiganiro ari mwebwe no kubwira abandi bantu bose bashobora kuba bashaka kwizigamira kandi mu buryo bwizewe bufite inyungu, mu gihe umuntu yaba akeneye amafaranga ye ashobora kuyabona mu buryo bworoshye, ko bashobora kujya kuri banki iyo ari yo yose bakabaza konti yacu y'ikigega Iterambere Fund, cyangwa bagakoresha kwa kundi nababwiye tubijyaniranemo akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 000 urwego ugashyiramo amafaranga. Abo nabo kuri mobile money. Naho abo kuri Airtel money na akanyenyeri 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 3 n'urwego, ukabutangiye kuba umwe mu bizigamiye bagashora imari yabo mu kigega Iterambere Fund. Urakoze cyane. Yego, hanyuma tuzagira umwanya uhagije wo kuganira ku bijyanye n'ibijyanye na RNIT Iterambere Fund. Byumvikana aho tuzajya tujyana n'umwanya wo kwakira telefone zanyu, ndetse abo tutasomye ubutumwa bwanyu mwihangane, amasaha dufashe ku isaha saa 12 n'igitambo cya misano kuri Patches TV, ubwo ntimujye kure. Reka nshimire bwana Andre Gashugi, akaba ari umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa mu kigega RNIT Iterambere Fund. Mwakoze cyane kuza. Wakoze cyane David. Yego, hanyuma kandi kanashimire umwe wese wahisemo kubana natwe muri kino kiganiro. Mutwemere tuzongere dusubira ubutaha mukomeza kugubwa neza. Ngenirwa David Kubwimana, ubwo mugoroba mwiza.